Turongeye turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe. Kanda subscribe aho utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu kuri channel yacu ya Nzuri Market. Iyi channel rero ni ya Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibafasha kugura cyangwa kugurisha imitungo itimukanwa, no kuvuga ibibanza, amazu ndetse n'amasambu. Si ibyo byo kubafasha kugura cyangwa kugurisha gusa, kubera ko tubasha no kububakira amazu agezweho ndetse no kubavugururira, ndetse kandi tukabasha kuba managingira izuzuye, tubafasha kuzibyaza umusaruro, dushyiramo abakiriya ndetse tunakurikirana yuko bubahiriza amasezerano bishyura ubukode. Noneho mwebwe mukajya muvugana na konte gusa mu byo twise property management. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Si ibyo gusa rero, kubera ko tubafitiye indi product cyangwa se indi service y'akataraboneka yo guhuza wowe ugurisha nawe ugura, cyangwa wowe ugura nawe ugurisha nta komisiyo, aho muca kuri website yacu ya www.nzuri.rw. hanyuma noneho niba ushaka kugurisha ukajyaho ukifotorera umutungo wawe, wamara kuwufotora ukawushyira kuri iyo website wowe ubwawe, noneho ukishyura amafaranga 20 yonyine, ugashyiraho nimero zawe, abakiriya bakazakwihamagarira ukagurisha nta yandi mafaranga ya komisiyo utanze. Ari nako kandi nawe ugura ujya kuri iyo website ya www.nzuri.rw ukareba imitungo yose igiye iriho, uwushimye nyuma yo kureba amafoto, noneho ukaba wakwishyura amafaranga 5,000 gusa ya serivisi, ukabona nimero za telefone za nyine umutungo, mukivuganira, mukumvikana, ukawusura, mukagura nta yandi mafaranga ya komisiyo y'umurenge rutanze, kimwe n'ugurisha. Ni karibu cyane rero. Navuze byinshi, ariko byari ngombwa ngo musobanukirwe na serivisi za Nzuri Business Group Limited. Ariko nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku screen yanyu, iyi ni inzu nziza. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, ahazwi nka Niboyi. Kicukiro Niboyi rwose, kuri kaburimbo neza. Iyi nzu ikaba igurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kaho iri, kuko iyi nzu ifite ibyumba 4 na douche na toilette 2, ikagira ntabwo ari ibyumba 4, ni ibyumba 3, ibyumba 3 binini ariko byo kuryamamo, na douche na toilette 2, salon, salle à manger ndetse na cuisine, kandi ifite na stock. Si ibyo gusa, kubera ko ifite na annex igizwe n'icyumba twakwita icy'umukozi cyangwa undi muntu waraye hanze, ikagira igikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse ikagira na douche na toilette byo hanze, ikagira no mu gikari hagari ho kwanikira imyenda nk'uko mukomeza mubibona, ndetse ikagira na parking y'imodoka 2 zose. Yes, iyi nzu ikaba iri kuri kaburimbo, ikaba ikodeshwa amafaranga 350,000. Ariko sicyo tugendereye, kubera ko iyi nzu turi kuyigurisha, kandi amafaranga mu by'ukuri atari menshi, amafaranga make ugereranyije n'agaciro ka quartier irimo, agaciro k'ibiyubatse, agaciro k'ikibanza iteretsemo, ndetse n'uburyo yarinze ikiri nshyashya, ikiri nzima. Iragurishwa amafaranga make cyane, nta yandi ni miliyoni 55,000, ariko ziganirwaho cyangwa se negociable. Ushaka kuza ukayisura, wayikunda ukavuga uti nyabuneka ko mfite amafaranga ya naya, birakunda, tukagerageza tukareba yuko wayigura ukayegukana. Iyi nzu rero ntigucike kuri 55,000 ziganirwaho, Kicukiro Niboyi kuri kaburimbo. Inzu ikodeshwa amafaranga 350,000, ariko kandi ashobora no kurenga bitewe nawe. Ni karibu cyane rero, nkuko nakomeje mbabwira, iwacu umukiriya ni umwami. Twongera tukibutse gukanda subscribe, kore kukazogera, ukore share, kugira ngo inshuti n'abavandimwe bajye babana natwe umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi utugana tukakubakira, cyangwa tukakubakishiriza, tukakumanagingira imitungo yawe,
ari nako ushobora kugana website yacu ushaka kugura cyangwa kugurisha. Ibyo byose ukabikora nta mafaranga ya komisiyo utanze, ariyo www.nzuri.rw, ubundi ugakoreraho amaferi yawe, ukagura ukagurisha cyangwa se ugakodesha nta mafaranga ya komisiyo, atari ngombwa yuko uhura n'umukomisiyoneri uwo ari we wese. Bikore gusa n'ubufaranga buke bwa serivisi, ubundi ukagira gute ugakora ibyo ushaka. Duhamagara kuri nimero zacu ushaka kugira icyo usobanukirwa cyangwa se gusura inzu: 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 3 0 1 2 3. Si ibyo gusa rero, kuko ushobora no kudusanga aho dukorera nta handi, ni hano i Gikondo, cyangwa se ukadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane, tubaha ikaze. Ciao ciao.